yego reka dusome. Yego. Habakuki 3:2. Yego. Aravuga ngo Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka uje umenyesha mu burakari wibuke kubabarira. Amen. 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 Yes. Ashimwe cyane. Imana iguha umugisha. Yego Umusomyi wacu. Yego. Tugiye kuganira aka kanya gatoya gusa iminota ingahe kugira ngo tuje gusenga n'abaririmbyi bacu bongere baririmbe hanyuma tuje gusenga. Yego. Kumvise ijambo ry'Imana ukuntu rivuze hejuru yo guhembuka. Amen. Hajya hahembuka ikintu cyabanjije gupfa cyangwa guhwera kitavuyemo umwuka. Iyo umuntu yavuyemo umwuka nta kundi gusubira guhembuka. Ariko iyo umuntu akirimo umwuka birashoboka ko uwo muntu yahembuka kubera ko umwuka ukimurimo. Birashoboka ko yashobora kuvugwa bigakunda, ariko uwavuyemo umwuka aba yabaye intumbi, nta kuvurwa biba byarangiye, aba yapfuye byarangiye. Iyo umuntu ari intumbi ntabasha kuvuga, iyo umuntu ari intumbi ntabasha kwishaganya, iyo umuntu ari intumbi ntabasha guhumeka. Ariko iyo umuntu ari muzima, ikijya kikubwira ko umuntu ari muzima aravuga. Yego. Ikindi akareba, akumva, akavuga kandi akareba. Yego. Habakuki uyu ni umuhanuzi, umuhanuzi w'Imana. Yego. Wabonye uko ibihe bimeze, areba umurimo w'Imana uko wari umeze muri icyo gihe. Yego. Aritegereza abona abantu ni nk'aho bahwereye, ni nk'aho batagihaye bahumeka neza, ni nk'aho barembye. Aravuga ngo Uwiteka we, areba umurimo w'Imana uramubabaza. Aje imbere y'Imana arasenga, aravuga ngo Uwiteka we, Uwiteka we, ngo hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Ngo kandi Mana we, ujye wumva muri iyi myaka, ujye wumva wibuka kubabarira, ujye ureba kandi ubabarire. Yego. Haleluya. Amen. Habakuki icyatumye abona ibyo bintu nuko yari maso, nuko yari areba, nuko yari yitegereza, abona umurimo w'Imana ntugihaye ukorwa nk'uko wakorwaga kera. Aravuga ngo umurimo w'Imana urambabaje. Aje imbere y'Imana arasenga ababaye, aravuga ngo Mana, hagati muri iyi myaka, umuntu arimo kwibaza muri iyi myaka yacu uko imeze, itari iki gihe cya Habakuki. Umuntu akitekereza ukareba uko tumeze, itorero ry'Imana uko rimeze, uko byari bimeze kera ubu siko bimeze. Uko abantu basengaga kera siko bimeze, ahubwo twasenze cyane, twagize imirongo myinshi yo gusenga. Abantu benshi bafite imirongo myinshi, urasanga umuntu asengera ku 30 cyangwa 4, tukaja mu itorero, ariko guhinduka abantu bakaguma bakarembera mu itorero. Guhinduka ntikubeho, ni kuko byari bimeze none igihe
cy'uyu muhanuzi aravuga ngo Uwiteka we amatora arakomeje gucikamo abantu bagacikamo bahe basenga Imana imwe umuntu akumva nawe yoba pasiteri akumva nawe yokomera akumva nawe akuza icyubahiro akumva nawe yayobora bigatuma itorero ry'Imana ricikamo ni nguko byari bimeze bene data abantu ko barasubira inyuma kandi igihe kitwegereje aravuga ngo hagati muri iyi myaka Uwiteka we hagati muri iyi myaka wibuka umurimo wawe uhembure umurimo wawe wibuka itorero urihembure itorero ry'Imana uyu mwaka muri iyi myaka muri uyu mwaka Imana irihembure twageze hano tuvuye muri Afurika umuntu yagera hano twareba ibintu bikorerwa hano umuntu akikanga ariko amaso amaze kubimenyera yego dusigaye tubibona tukumva nibisanzwe nibimenyerewe abantu bakaba rusa muhanda ukabona nibimenyerewe ibyaha bigakorerwa ku muhanda amaso yacu amaze kubimenyera amaso yacu nubwo amaze kubimenyera ariko imitima yoye kubimenyera dusenge tubwire Imana ngo Mana muri ibi bihugu niho havuye ijambo ry'Imana baje muri Afurika baje kutubwira Imana abakuruza ntibari bayizi barayibabwira bose bakuru ntibari bayizi barayibabwira baremera ariko muri ibi bihugu twajemo bitetse n'iwacu abantu bamaze kwerekerayo abantu bamaze kunanirwa abantu barahararuse abantu bashyize intege abantu babonye iby'Imana ko bitakigezweho iki ni igihe cyo kurira iki ni igihe cyo kuririra umurimo w'Imana bene data amen iki ni igihe cyo kuririra umurimo w'Imana abantu bajya bakareba imyambaro abisi bambara akaba ariho nayo bambara abana basenze abana bakozi b'Imana bakigira bakaba modere z'abisi abisi bakabera ba modere bakajya bareberaho bakambara izabo bagakora nk'izabo bakavuga nk'izabo ariko iki gihe nicyo kurira turirira umurimo w'Imana yego Habakuki yararize aririra umurimo w'Imana arasenga ngo hagati muri iyi myaka kandi ngo Mana ujya wibuka ubabarire wibuze umujinya wawe ndabizi ko umujinya wawe ukomeye ndabizi ko umujinya wawe ndabizi ko wanga ibyaha ariko ujya wibuze umujinya wawe utubabarire ubabarire itorero ryawe ubabarire umurimo wawe muri iyi myaka wongere uhembuke haleluya amen niba Eliya umunsi umwe yagize ishyaka ry'Imana Ahabu n'abakozi b'Imana ba Isiraheli bose Yezebeli yazanye ibigirwamana abishyira muri Isiraheli abantu bose barabisenga abahungu n'abakobwa barabisenga abagabo barabisenga bibagirwa Imana ya Isiraheli Eliya agira ishyaka ry'Imana araza abwira umwami Ahabu ngo Ahabu we kubera ibigirwamana wasezeze umugore wawe Yezebeli yakuye iwabo kwa se uyu munsi ndavuze n'umukozi w'Imana nta mvura izongera kugwa imyaka 3 n'amezi 6 birahagaraze kugeza igihe zabivugira zongera vuga ikindi gihe zongera vuga imvura igwe haleluya amen ibigirwamana zari bihari byinshi ariko yari yarasenga arongera aragaruka arasenga igihe kigeze ajana abahanuzi abwira ngo Ahabu zana ikimasa uzane n'icyanyu musenge mubwire Imana yanyu muyihamagare Imana iri bumanure umuriro iyo niyo Mana dusenga abahanuzi ba Bayali ngo barasenga barikebagura bakeba imibiri yabo amaraso arava Imana yabo
mana bimenyekane muri Israeli kuri Imana yohereza umuriro utwika igitambo, utwika inyama, utwika igitambo, utwika amazi zose biba umuyonga. Eliya agarura Imana muri Israeli. Bene data, uyu munsi ni uwo gusenga, ni uwo kwinginga Imana ngo itugarurire ubuzuke, itugarurire ihembure umurimo w'Imana mu bakozi b'Imana, mu basenze kera bahaye basubira inyuma, abahaye batureba, twebwe abakecuru, twebwe abasaza barasubiye inyuma, bakumva bawubivamo, bakumva ntabwo, kubera ko babitangije bashize intege. Dusenge turere umurimo w'Imana. Bene data, dufite ibyifuzo byinshi, ariko uyu munsi ndagira ngo dusengere gusa umurimo w'Imana. Ibi byose duhaye dusengera zazanywe n'ingaruka yo gusubira inyuma. Izi mfungwa dufite, aba bantu bose dufite bari mu ibohero, zazanywe n'ingaruka zo gusubira inyuma. Ibi bintu byose tudadusengera, dushatse ubwami bw'Imana, tugasubira mu murongo w'Imana neza, tugahagarara mu bushake bw'Imana neza, ibi byose byoshira, ibi byose byohagarara. Koshira, urwango rwoshira, abantu bakuzura umwuka wera, urukundo rukongera rukaza mu bantu. Haleluya, haleluya, haleluya. Twongere dusenge. Ndifuza ko uyu munsi turi busenge, umuntu ushoboye gupfukama asenga apfukamye, umuntu ushobora guhagarara asenga uko yumva. Dusengere umurimo w'Imana, Imana yongereza n'ubuzuke mu gihugu urimo. Abari muri Amerika basengere Amerika, abari muri Canada basengere Canada, muntu wese mu gihugu arimo apfukama asenge, abwira Imana ngo Mana, ndashaka ko iki gihugu cyongera kikazamo ubuzuke. Abari muri Afurika nabona uko usenge ngo ubuzuke bwongere buze muri Afurika. Siko bikimeze bene data, siko bikimeze. Uko abantu basengaga, uko twumvaga Imana, uko twagiraga inyota yo gusenga Imana, siko bikimeze. Aravuga ngo Mana we, hembura umurimo wawe, umurimo wawe urapfuye. Ni ukureba abakozi b'Imana, nkabona umurimo urapfuye, narabonye basenga, nkabona umurimo urapfuye, nabona mu baririmbyi, nkabona umurimo urapfuye. Ariko Uwiteka we, wibuke umurimo wawe, uhembure muri uyu mwaka, kandi wibuze umujinya, ujye wibuka kubabarira, ujye ubabarira. Tubwire Imana ngo itubabarire. yego. Bene data, itubabarire. Turasaba imbabazi uyu munsi, kandi twinginga Imana ngo ihembure umurimo w'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ridufashe, turisengereho, tubwire Imana ngo Imana itugirire neza, ihembure umurimo wayo muri uyu mwaka. Igarure icyubahiro cyayo muri iyi si. Icyubahiro cyayo kirahari, ariko ab'isi bari mu gusuzugura itorero, bagasuzugura abakozi b'Imana, kubera ko nta mirimo myiza twerekana. Bene data, twerekane imirimo myiza, duhindukire, twongere twirebe. Itorero muri Ruziriko yavuze ngo itorero ni umutima. Tubanze twirebe, urebe aho uhagaze, niba uhagaze neza. Mwene data, haleluya, niba uhagaze neza, niba gusenga kwawe, niba uzumva ntacyo mupfa n'Imana, niba wumva hari icyo mupfa, twihane uyu munsi kugira ngo Imana itwumve, ihembure umurimo wayo muri uyu mwaka, muri uku kwezi, muri iki cyumweru cyo kuramya.